Ukuvanwa mu Misiri igice cya 28. Ibyerekeye imyambaro y'abatambyi. Uzahamagare mukuru wa Aroni n'abahungu be Nadabu na Abihu na Eleyazari na Itamari, ubatoranye mu bandi b'Isiraheli kugira ngo bankorere umurimo w'ubutambyi. Uzadodeshereze mukuru wa Aroni imyambaro igenewe uwo murimo imuhesha icyubahiro. Uzabwira abahanga mu kudoda bose nahaye ubwenge badodera Aroni imyambaro azambara anyiyegurira kugira ngo akore umurimo w'ubutambyi. Imyambaro bazadoda niyi: agafuka ko mu gituza n'igishura, n'ikanzu ngufi n'ikanzu ndende iboshye, n'ingofero n'umukandara. Iyo myambaro igenewe umurimo w'ubutambyi bazayidodere mukuru wa Aroni n'abahungu be kugira ngo bankorere uwo murimo. Abadozi bazakoresha ubudodo bw'isine n'ubw'umuhemba, n'ubw'umutuku n'ubw'umweru, n'ubukozwe mu izahabu. Igishura. Abo bahanga bazadoda igishura mu mwenda uboshywe mu budodo bw'isine n'ubw'umuhemba, n'ubw'umutuku n'ubw'umweru bukaraze n'ubw'izahabu. Bazashyire imishumi 2 ku mitwe yacyo yombi yo kugifatisha ku ntugu. Bazadoda umukandara wo kugikenyeza mu mwenda umeze nk'uwadozwemo igishura. Muzafate amabuye 2 y'agaciro yitwa onigisi, muyandikeho amazina ya bene Yakobo, amazina 6 ku ibuye rimwe, andi 6 ku rindi nk'uko bakurikirana mu mavuka. Umubaji w'amabuye azandika ayo mazina kuri ayo mabuye yombi nk'uko bakora kashe, muyafungiriye mu tuzingiti tw'izahabu. Muzayafatishe ku mishumi y'igishura abe urwibutso rw'imiryango y'Abisirayeli. Bityo uko Aroni aje imbere yanjye, nzajya mbona ayo mazina ku ntugu ze maze mbibuke. Muzacure udukondo mu izahabu, hanyuma mubohe udushumi 2 mu budodo bw'izahabu inoze tumeze nk'imigozi, maze mudufunge muri utwo dukondo. Agafuka ko mu gituza. Abahanga mu kudoda bazadoda agafuka ko mu gituza cy'umutambyi azatwaramo ibikoresho byo gukemura ibibazo. Bazakadode mu mwenda umeze nk'uw'igishura, ubudodo bw'isine n'ubw'umuhemba n'ubw'umutuku n'ubw'umweru bukaraze n'ubw'izahabu. Kazabe gakubiranyije kandi gafite impande enye zingana, buri ruhande rufite santimetero 22. Muzagatakeho imisitari 4 y'amabuye y'agaciro. Ku musitari wa mbere muzatakeho ayitwa rubi na topazi na emerodi. Ku musitari wa kabiri muzatakeho marashita na safiro na diyama. Ku musitari wa gatatu muzatakeho yasenti na agata na ametisito. Naho ku musitari wa 4 muzatakeho kirizorito na onigisi na yasipi. Buri buye rifungirwe mu kazingiti k'izahabu. Kuri buri buye muzandikeho izina ry'umwe muri bene Yakobo nk'uko bakora kashe. Ayo mabuye ashushanya imiryango 12 y'Abisiraheli. Ako gafuka muzakabohera udushumi mu budodo bw'izahabu inoze tumeze nk'imigozi. Muzagacurira udukondo 2 tw'izahabu, mudutere ku mitwe yako yombi yo hejuru, maze mudufungireho utwo dushumi twombi. Indi mitwe y'utwo dushumi muzayifunge ku tuzingiti duteye ku mishumi y'igishura, bityo agafuka kazabe ku ruhande rw'imbere rwacyo. Muzacure utundi dukondo 2 tw'izahabu, mudutere ku mitwe yo hasi y'agafuka ahegereye igishura. Muzacure n'utundi dukondo 2 tw'izahabu, mudutere ku musozo w'igishura aho imishumi yacyo itereye hejuru y'umukandara bagikenyeza. Utwo dukondo tw'agafuka n'utwo hejuru y'umukandara w'igishura muzadufatanyisha agashumi k'isine kugira ngo ako gafuka kagume hamwe. Aroni najya yinjira mu cyumba kizira inenge, ajye yambara ku gituza ako gafuka ko gukemura ibibazo kariho n'amazina y'imiryango y'Abisiraheli. Bityo nanjye Uhoraho nzajya nibuka ubwoko bwanjye. Uzashyire muri ako gafuka Urimu na Tumimu kugira ngo bibe ku gituza cya Aroni igihe cyose yinjiye imbere yanjye, bityo azahora afite ibikoresho byo gukemura ibibazo by'Abisiraheli. Indi myambaro y'abatambyi. Muzadoda ikanzu mu mwenda w'isine wo kwambariraho igishura, mubohe n'umusozo ukomeye wo gushyira ku ijosi ryayo kugira ngo itazacika. Ku musozo wayo wo hasi muzahazengurutse inshunda zimeze nk'amapera, ziboshywe mu budodo bw'isine n'ubw'umuhemba n'ubw'umutuku, kandi hagati y'incunda n'indi
muzashyireho amayugi y'izahabu. Aroni ajye yambara iyo kanzu ko agiye gukora umurimo w'ubutambyi. Uko yinjiye imbere yanjye mu cyumba kizira inenge n'uko asohotsemo, ayo mayugi azajegera nyumve ne kumwica. Muzacure agasate k'izahabu inoze, maze mwandikeho ngo uweguriwe Uhoraho, nk'uko bakora ikashi. Muzagafunga imbere ku ngofero mukoresheje umushumi w'isine. Ako gasate Aroni ajya agatamiriza, nihaboneka ibidatunganye mu by'Abisirayeli bazanyegurira, Aroni nabibabarira, nanjye nzabyemera. Muzadode ikanzu ndende mu mwenda w'umweru n'ingofero mu mwenda w'umweru, mufume n'umukandara. Abahungu ba Aroni nabo muzabadodera amakanzu n'imikandara n'ingofero bibahesha icyubahiro. Iyo myambaro uzayambike mukuru wawe Aroni n'abahungu be, ubasiga amavuta, ubashyire ku murimo bashinzwe, bityo uzaba ubanyeguriye ngo bankorere umurimo w'ubutambyi. Muzabadodere amakabutura y'umweru kugira ngo baterekane ubwambure bwabo. Aroni n'abahungu be bazajye bayambara uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro cyangwa kwegera urutambiro, cyangwa bakora umurimo wabo w'ubutambyi mu cyumba kizira inenge, bityo be gupfa bazize kwerekana ubwambure bwabo. Iyo ni itegeko ridakuka kuri Aroni no ku bazamukomokaho.